Jeyi bwose mbabare ndabinginze ntabwo nabishakaga abavyeyi. Papa nukuri wamubabariye kuko ntabwo yabishakaga rega. Niko temaze kuryanika ariko papa nukuri tubabarire. Mubabare ntabwo yabishaka papa watubabarire. Tubabarire nukuri ntabwo yabishakaga. Sibyo se papa uratubabariye. Namahoro ni karibu iwacu. Dore manzi yarakuze we. Ese nuko yongiye mu mahanga bigenda. Manzi uraho. Ni karibu iwacu. Izina n'iryo muntu koko. Nirimana cenyina no maguru hano hanwa wamenga ndi umusore sindi umugabo. Ariko hari gembora niyumvira ko n'izindi ngo ariko zimeze. Ariko hagenje imusi nancana waka kenda nzirusa warongora umugore none hagiye kuvoma twayidumu zibiri umva kuyu mutumba noneho umva niwe muntu wa mbere mbonye umva nariko ndanidoga umva kuyu mutumba wose urabona uyu mutumba uyu umudugudu wagira ngo nawe ivyatubabaje niwe mugore mbonye wewe nyene wa mbere uvomesha ibido zibiri umva nukuri kwimana kora hano mwishwanje ndabona rwose umubyizi ucyuye mushicura ugerereye pe mugore mwiza ndawugerereye pe urawugerereye nukuri none se wa mugore ubugiye kuvoma nyene neza na neza oya ahubwo suzi n'amasaha yo gutaha yarageze uje kungotora oya mbonye mu rugo nta mazi ahari none ugiye kuvoma none gakira ucara hirya ku ivomo dore uzana amazi kangutwaza gasuka umva wa mukenyezi wanje ndakesera ndagahanwa na Mungu reka ndagutwaza isuka ubu ariko nari nezerewe ndakesera mvuga ati kugiye kuvoma urantwaza isuka wari arimba kumbuye ntiwareba twebwe tugiye tubakumbuye cyane manzi arakuze cyane cyagihugu kukijyamo nitanje utabasha nuko wawe umwana mutoya uhita ukura cyane ukaba ni mahanga mukuru cyane none se murafata iki oya mu maketi nanjye tuvuye mu rugo dufashe cyane igitondo nta kibazo ihangane ntacyo turi bufate mwana manzi nawe nta kintu ufata oya ntacyo tu ave mu rugo nyine tubifashe ikibazo hano kwa gafaranga ntacyo uvuze twagira ngo tubakire byose byari bihari anakubaza Ketia Ketia yabaye akimara kwiga ashoje iyo yari ari mu mahanga azajya kwa nyirasenge yagiye mu biruhuko kwa nyirasenge waba undi mutoya nawe ni ukuvuga ngo ari kwiga kaminuza waba undi wundi rero ukurikira Ketia yagize gutya agira umugisha abona akazi ubu urugo nuko okay mama reka ngende shangazi tuba dufitanye gahunda nta kibazo turasubira mu kanya nta kibazo sana rero turabonana mu rugo manzi ko wihuse se nagiye nuko urakoze sanze bagenzi bawe badahari ariko uzagaruka biriya byihorere
nyine aragiye ntawe wamenye iby'abana Disa yise yihuta avuze reka bagenzi mwegera bahari ahubwo twiganirire iyizire rwose wiyicarira ahangaha twari tunaherukanye rega ura mu maketi Karame uwambereye inshuti nziza kubera iki we mama manzi ngo Keti yango yagiye kwa shangazi ni nkuru maze iminsi numva hano hanze inkuru bwoko ki papa nukuru rakoze kutubabarira mwese papa makuru naya mwana wanje nayangaya kabisa mwese papa ubundi uko waje wenyine utazanye na mama uza hano hose nagushakiye ese kunshaka papa nashatse umugabo ashatse umugabo nabibonye nuko watubabariye nka numva ufite inziga ubu se twabishakaga bihanganire ga inzu tuyimukiyemo vuba twabagaraye indi irashwenyuka ariko baturi kubaka n'ukuri ariko reka nkubaze uriya ni umugabo wawe ubu nanjye mwita umuko wanjye nese kubera icyo utabimwita kandi ari umugabo wanjye ni umuko wanjye mbese uriya mwita umuko wanjye papa nta kibazo n'ukuri umugabo erega ndamukunda genda mbwira abantu uti umukobwa wanjye yarashatse mfite n'umukwe ahubwo se buriya kankora uriya mugabo ntabwo ari igisambo abaya papa nawe icyo bintu si wibizana mu mugabo wanjye ntabwo yiba ni ukuri ntabwo yiba nawe ibyo wibishyiramo uriya ubu nzi se uraryama ugasinze uraryama ukumva uratuye hari ikintu nibagiwe kwanura reka nze ntugire irungu ndabona imvura ikubye ntugire irungu ndaje ntabwo ubizi oya mva hano kuri uyu musozi birirwa bavuga ngo Keti yarishingiye yego Keti yo kwa gafaranga Keti cyangwa n'ubundi bitirana umukobwa wanyu Keti ya oya barakubeshye maze ubwo niko simana yanjye ubwo se urumva ko byaba nkabiguhishura inshuti yanjye magara nyamara niyo makuru ari hano hanze yewe ntabwo Keti yabyabaho ibyo rwose baribeshye cyane umukobwa wo kwa gafaranga ntabwo bishoboka rwose ubwo buriya nyine wabona ari ibihuha tubyihorere ibyo ni ibihuha tubyihorere none se mwana andi makuru mana yanjye amashuri nayo rwose ntabwo ajya arangira pe iki gitabo nacyandikiye ye numva nanarambiwe noneho nibutse sisita ko adahari nawe wamfashaga akampa ibitekerezo mana mpita numva nayo umutwe ndeba uko kuntu babyeyi rwose mwihangane ntabwo birabibaye ntabwo ariko twabyifuje ntabwo twamenye ko ari mwe muri hano ahubwo se babyeyi twabakiriza iki reka muzane icyo mufite nta kibazo saba nta kibazo kandi kureba ku muhanda ko hari icyo nababonera tubazimanire mwihangane gato turaje oya reka ntwari isuka ugenda uzana amazi ubundi njye kumesa ako nakabonera abagore musigaye mutubonera oya henga zana gutwaze isuka ucara hirya ku ivomo unzanira ayo mazi abagabo turagoye no kuri abashinga ntaye biki gihe ngo ufata utujerekani rwose abagore kweri twirongore nuko musigaye mudufata ntaco none tugirene kandi twe twabirongore twabizaniye reka nje kuvoma ariko turahuza ubwayi yankuba 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 se papa nizere ko utarambiwe naba ntarambiwe nturuka i Kigali nza gushaka muri iyi misozi nkarambirwa kwicara aha ngaha iminota 10 ariko njye narabimenyereye ndahinga yego urishimye nta n'agasoni papa nawe rwose none se umbaye iki niba ntacyo ubaye se papa amakuru ya murumuna wanjye uretse
ya murumuna oya murumuna mwihorera ariko reka nkubaze undi hanga uraryama ugasinzira bya murumuna yabyihorere uko nubundi ntacyo bikumari kubera se kitakemere uraryama ugasinzira kubera iki se ndasinza papa maze nsigaye mpinga ndoroye kumana njemba numva ibintu ari byiza uri umworozi uri umworozi papa njemba numva nishimiye ko nta kibazo mfite yewe nguba yo nkuba umva mugabo nkubwire gatoya muraho neza mugabo muraho amakuru ni meza genda urakataza nkuba ubu reba nahereye inyuma yawe mpamagara nkuba reka da wa mugabo we uranyagije kabisa ikintu kingeza muri uru rugo mfite data boko wansuye ndagira ngo urwaneho rwose unize kagacuma kawe ndebe ko namuzimana dore yicaye mu rugo iwanjye aha ntago ari muri kaba ndwanaho ndakwinginze oya agacuma kawe ntago aha ntago ari muri kaba ndakwinginze wa mugabo ahubwo reka ninjire mu nzu nizanire umuyambe n'inywero rwagwa iki nshuti ziberaho wa mugabo ntago nkaguha nawe nyamuneka ndwanaho yewe mugabo oya ubundi uriya mugabo we urasiga isambu ukuntu namureba ukuntu yarebaga mbona akibaguza urabyemeza neza katiba umva uzi ikintu cyanzanye hano ntabwo ari ngombwa muri umuntu abimenye ntabwo ari ngombwa madamu wanjye abimenye icyanzanye hano ni uko ngomba gusubiza mu rugo papa ntabwo dutahana rwose wavuze ntabwo dutahana rwose ntabwo dutahana papa ntabwo dutahana rwose ndagumana n'umugabo wanjye ntabwo ntaha ubwo uraza kwemeza nimba warambyaye cyangwa ari njye nakubyara papa ntabwo dutahana rwose rero ndagumana n'umugabo wanjye nyine rekana ko wambyaye nyine mbimenye tu ntabwo ari ukukubyara ariko ntabwo dutahana rwose tugomba gutaha mwana mfashe umusaza nabonye hariya arakicwa n'uruhindu aragapfa kitwa na mburugu ubonye narakara nawe imana mfashe usanga yanarakaye mfashe muvya kakire utari ibintu nanibutse ko ntabijyanye mu nzu uryoherwe musaza abyeyi andi makuru yanyu se mumeze mute yewe reka gato mbanze ngere mu bwiherero gatoya narutse hano kure numvaga ameze na nabi ariko ndasuzuguritse gafaranga umukobwa wanjye nkore kuri ngo ntabwo dutaha ariko ibi byababa cyane nubwo nziza nyigesha Senama umbyaniye ibintu Senama niwe umbyaniye ibintu iradiyo yanjye n'ibiki byose Senama niwe ubijyanye unyibye Senama niwe unyibye dore akagacuma n'akanjye kari karimo inzoga kari kari kumwe n'agafuka kari karimo n'iradiyo none akagafuka oya nukuri reba mama akagacuma kagurutse akagacuma kizanye ntago Senama kazanye none se niba yaje kugura urwo Senama byanga bikunda aciye aha ngaha mushakishe rero wimbesherera umugabo aka namwe murakabije oya rwose wimubeshyera mugabo ntabwo rero twahuriye kare nkurangisha kwa Senama wimbwira iriya mbwa inyibye irambwa Senama yanyibye ibintu byose yabimaze barakwibye aranyibye umva hano nkwereke umva nkubwire ariko twongeye dusuhuzanye amahoro
Sentama ngarakwibye. Sentama aranyibye iradiyo ibintu byose yabimaze mu nzu. Oya byihore nange niyo mvuye duru bishati tusa. Ariko ibyo tubyihore. Umva rero nkubwire. Buriya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwanzi w'umwanzi waba ari umukunzi wawe. Ahubwo tubihurizemo. Sentama arakwibye nange yaramemukiye. Sentama ibintu byanjye byose yarabimaze rwose. Umva wowe reka nkwereka. Kanguha akazi. Ufitiye akazi gashyushye. Aha nanjye ndagakora wenda ubu bukende bwo nari mfite nkabuvamo. Umva nkubwiye. Ndashaka kwikira kunyicire umuntu. Uko nanjye nshobora kuba ndi umugore gito. Umugabo wanjye ndamubaje pe. Ubwo saraza ryari mana yanjye numva bigenze gute we. Aranyiruka ndataye iwacu numva ko n'igihe. Yewe kanicara banze nitegereze. Sinabyutse nabi kweri. Zikumenga naryamye nifutse ikirago kandi naraguze amashuka. Wow, kisi. Genda Debora wakunda. Mwana we guhaguruka uze gohere. Dore wanzaniye amazi haguruka gohere. Kuva umugabo ajya ararura ububafu. Wakoze cyane. Sibyo? Gana nacara mwereke. Kana keza ngiye kugukorera. Nkorera? Jewe? Wowe? Naye ndakakora ndakujana iwawe. Oya banza wicare none ibindi turavugana nyuma. Sibyo byiza? Ije bana ayo mugabo abandi barabeshya banza wicare mwereke. None uranananiwe. Tunaniwe se? None sorora navuye mu ndimo nkareka. Akangwikarabiriza ibirenge base neza. Amaguru. Noneho nabaye umwana noneho. Oya use neza nk'abandi bagabo. Sisokoze ibintu byiza. Bikira Maria kwiye gushimirwa. Koko se? Sibikwiye gushimirwa. Nda nzira ubusa nararongo. Nego gwego shitseko. Nazara ubwo zana. Ramwegereza ibirenge dore. Nije mugabo mwicwa. Urageze? Wandi nawe ubwo rwose. Ewe. Koko se? Cyane pe. Kose kanze. Uri gisukari majane cyane noneho. Samata jamatera gahinda namanyama. Yarantwaye uw'ingenzi wahungu. Yaranteye agahinda. Mutware wanjye mico myiza sibira rimwe. Mutware wanjye mico myiza sibira rimwe. Sha warugiye yari yabuze gaturgo. Kumwica nyakumwica se. Kumwica neza nkamurangiza. Urama amafaranga. Wewe ugira ikibazo cy'amafaranga. Gamafaranga. Je banyita gafaranga n'ubundi. Amafaranga arahari ubwo ngo. Ufite telefone? Ndayifite. Telefone. Ndayifite. Okay. Kanze. Nimero yawe? 0782 47 47 82. Amazina ni Nkuba? Ni ngewe bita Nkuba. Waye miliyoni 9. Kaje rero. Mata reka nkubwize ukuri. Umva. Nari nashavuye. Nanutse noneho. Ubu none ndumva umutima usubiye hamwe. Agatima kareyutse n'ukuri. Mbega umugore nirongoreye noneho. Uziko nende ngo waranyase neza. Nukuntu niriko ndakwamamaza kuyu mutumba. Chiri. Sabwe. Dushaka amafaranga 20,000. Ibihumbi 20. Ibi byose unkora yunyoza ku maguru wabikoze kugira ngo amahera. Nta mahera afise. Oya je nawe nta mahera afise. Nta mahera afise none nyimba ari ibyo byihore nawe maze yatwara. Yatwara jana. Nkora ibintu nk'ibyo cy'imyaka mahera. Miliyoni 9.
Akaraga miliyoni ko ndeba ari 900 se. Aha. Kagafone kawe se. Aha, ntabwo uri kubibona hano amazeru uyabare na 6 wayabonye? Nayabonye. Miliyoni 9. Miliyoni 9 ubu ngubu urazimpaye. Cyane. Ndamwica neza ndahita mukuraho. Ahubwo wumva nkubwiye. Undi wo kwicura muzi? Ntago muzi. Sentama. Sentama warwe rugaba runini rumwe rwa nanyibye. Ntago byo kuba mbizi ariko nuwo nguwo. Umva nkubwire nyi. Umbwire iki? Reka dupanga uburyo uri bumwe. Aya nta gupanga. Umva.